Duherukana tubagezaho byinshi ku muvuduko w'amaraso yaba ukabije ndetse n'umuvuduko muke. Uyu munsi rero tujye kugaruka kuri kanseri yibasira umwijima, rumwe mu ngingo z'ingenzi mu zigize umubiri wacu. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku kamaro k'umwijima, turebere hamwe bimwe mu byangiza umwijima, ibiwutera kanseri, uko uwayirwaye avurwa, ibyo wakora kugira ngo wirinde kanseri y'umwijima, ndetse na bimwe mu biribwa bifite ubushobozi bwo kurinda umuntu kurwara kanseri y'umwijima. Nguhaye ikaze. Umwijima ni rumwe mu ngingo eshanu z'ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi. Izindi zisigaye enye ni ubwonko, impyiko, umutima ndetse n'ibihaha. Nubwo ariko tuvuze ko izi ngingo eshanu arizo z'ingenzi ku buzima, ntibivuze ko izindi ntacyo zimaze, gusa izi ni iz'imikorere yazo iyobora imikorere y'izindi zisigaye. Muri rusange kanseri ni indwara iteye ubwoba kandi ihangayikishije, by'umwihariko kanseri y'umwijima yo iri muri kanseri zica cyane, dore ko mu bayirwaye 1/2 cyabo ibahitana. Iyi kanseri iterwa n'impamvu zinyuranye, muri zo twavuga umwuka uhumanye duhumeka, kurya ibyatewe imiti yica udukoko utabironze neza, kuba wararwaye indwara ya hepatite ndetse n'ibindi. Uretse ibi kandi, kunywa inzoga nyinshi cyangwa se zirenze igipimo bitera indwara izwi nka cirrhosis, amaherezo ikazabyara kanseri. Kanseri y'umwijima ibaho igihe uturemangingo tw'umubiri dusanzwe dutangiye gukura ndetse no guhindagurika cyane mu buryo budasanzwe. Umwijima ni urugingo runini ruherereye mu nda ku gice cyo hejuru iburyo. Abantu benshi bibasirwa n'iyi kanseri baba barabanje kurwara izindi ndwara zishegesha cyane umwijima, ibyo bita chronic liver disease. Muri zo twavuga nka cirrhosis tumaze kuvuga, irangwa no gucikagurika k'umwijima, hakazamo hepatite B ndetse na hepatite C. Kurwara rero izi ndwara zishegesha cyane umwijima byongera ibyago byo kwibasirwa n'iyi kanseri ku rugero rwo hejuru. Reka duhere ku kamaro k'umwijima ku mubiri wacu. Akamaro ka mbere, umwijima ukora ikizwi nka bile, gifasha mu igogorwa ry'ibiryo tuba twariye byose. Umwijima kandi ushinzwe gusukura no gusohora uburozi mu maraso. Akandi kamaro ni ukubika isukari, glucose, yitabazwa mu gutanga imbaraga zituma umubiri ukora neza. Ugendeye kuri aka kamaro gatandukanye k'umwijima, ni ngombwa kuwusigasira no kuwurinda ibiwangiza. Usabwa kandi kwirinda ibiryo n'ibinyobwa bituma umwijima ukora nabi, nk'ibiryo birimo amavuta menshi cyangwa se bishiririye, inzoga nyinshi, ikawa n'ibindi bishobora kuwangiza, kuko uzaba uwusigasiye mu gihe wabyirinze. Bityo rero bigatuma umwijima wawe ukora neza nk'uko bisabwa. Reka dukomereze ku bimenyetso bya kanseri y'umwijima. Akenshi iyi kanseri ntigaragaza ibimenyetso ubwayo. Ku barwayi bamwe bashobora kumva uburibwe mu nda mu gice umwijima urimo, bwaba uburibwe bworoheje cyangwa se uburibwe bukabije cyane. Hari kandi guhaga vuba cyane mu gihe ugitangira kurya, gutakaza ibiro. Abandi kandi bashobora kugaragaza ibimenyetso byatewe n'ubundi burwayi bw'umwijima bari bafite mbere y'iyi kanseri. Ibi bimenyetso rero bishobora gukomera cyangwa se bikaza byoroheje, bigenda bihindagurika. Mu bindi bimenyetso bishobora kwiyongera kuri ibi tuvuze, hari uguhora unaniwe cyane cyangwa se wacitse intege kandi nta kazi gakomeye wakoze. Bishobora kuba ikimenyetso cy'umwijima ukora nabi. Umwijima rero ni ufite akazi ko guhindura ibyo turyamo imbaraga umubiri ukoresha cyangwa se witabaza mu mirimo yacu ya buri munsi. Iyo rero umwijima utari gukora neza, umubiri busaba gukora cyane kandi ukoresheje intungamubiri nke kugira ngo ubashe kubaho, bityo bikagutera guhora wumva urushye. Hari uguhinduka kw'ibara ry'inkari. Iyo utanyweye amazi ahagije, ibara ry'inkari zawe rikunda guhinduka rigasa n'umuhondo. Niba ari kunywa amazi menshi, inkari zawe zigakomeza kuba umuhondo, ni ikimenyetso cy'uko umwijima wawe ufite ikibazo. Guhinduka kw'ibara ry'inkari biterwa n'uko umusemburo wa bilirubine uba wabaye mwinshi mu maraso, umwijima ntubashe kuyisohora ubinyujije mu mpyiko. Gusa inkari zishobora guhindura ibara bitewe n'imiti ya antibiyotike uri kunywa, kuba hari enzyme ubura mu mubiri wawe, cyangwa se umubiri wawe ukaba udafite amazi ahagije, gufata inyongera za vitamine B, ubwandu bw'umuyoboro w'inkari cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye by'impyiko. Niba rero ubona inkari zawe zihorana ibara ridasanzwe, ni ngombwa kugana kwa muganga ukamenya ikibigutera. Ikindi kimenyetso ni uko uruhu rutangira gusa n'umuhondo. Kimwe mu bimenyetso bigaragara cyane by'uko umwijima wawe uri kwangirika ni uguhinduka kw'ibara ry'uruhu, akenshi rugasa n'umuhondo, ibyo bita jaundice mu Gifaransa. Utangira kubona yaba amaso, intoki, inzara, ururimi n'uruhu byose bitangira kuba umuhondo. Ibara ry'umuhondo riterwa n'uko bilirubine iba yabaye nyinshi mu maraso no mu ngingo zawe. Iyi bilirubine igera ibara ry'umuhondo yikora cyane mu gihe umwijima uri gushwanyaguza uturemangingo dutukura tw'amaraso dushaje.
Ubusanzwe umwijima uba ufite ubushobozi bwo kwikiza iyi bilirubine kimwe rero n'uturemangingo dushaje. Iyo rero umwijima utagikora neza, bilirubine iba nyinshi mu maraso, hanyuma bikagaragarira ku ruhu rusa n'umuhondo cyangwa se mu nkari zisa n'umuhondo nk'uko tumaze kubivuga ruguru. Nuramuka rero ubonye uruhu rwawe rutangiye guhindura ibara, ntuzazuyaze, uzagane kwa muganga. Ikindi kimenyetso ni ukubura ubushake bwo kurya. Nubwo gutakaza apeti ari ikibazo giterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, nibiramuka bikubayeho biherekejwe na kimwe mu bindi bimenyetso twavuze aha, uzihutire kugana ku ivuriro rikwegereye, kuko bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko umwijima wawe wibasiwe n'indwara ikomeye nka hepatite cyangwa se impyiko zitari gukora neza. Abarwayi b'umwijima kubera ko batabasha gukora igikoma cya bile cyitabazwa mu igogorwa, batakaza ubushake bwo kurya. Bile rero ifasha mu koroshya no gucagagura ibyo turya binini nk'ibinure kugira ngo bibashe guca mu gifu neza. Iyo rero ibiryo bitakigogorwa neza, bitera kubura apeti no gutakaza ibiro cyane. Mu bindi bimenyetso bavuga harimo isesemi ndetse no kuruka. Isesemi no kuruka ni ikimenyetso cy'uko mu mubiri hari ikintu kitagenda neza. Ku bantu umwijima wabo watangiye kwangirika, bahorana isesemi itagishira. Impamvu nuko umwijima uba utagishobora gusohora no kwikiza uburozi. Nuramuka rero utangiye kumva isesemi no kuruka, nta yindi mpamvu ibitera nko kuba utwite ku bagore, isereri mu gihe wagenze mu modoka cyangwa se mu bwato, cyangwa se atari ikibazo cy'ibiryo wariye, uzihutire kugana kwa muganga wisuzumishe. Hari ibibazo mu rwungano ngogozi. Nk'uko twabibonye, akamaro gakomeye k'umwijima ni ugufasha mu igogorwa ry'ibiryo, ukora ya bile twavuze. Iki gikoma rero gifasha mu gucagagura ibyo tuba twariye bikomeye nk'ibinure nk'uko twabigarutseho, gufasha amara mu kwinjiza intungamubiri ziba zamaze kugogorwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyo rero umwijima utagishoboye gukora aka kazi neza, utangira kugira ibibazo by'impiswi n'igogorwa rikorwa nabi, ibyo bita indigestion mu rurimi rw'igifaransa. Iyo umwijima utabasha gufasha mu igogora, bishobora gutera ibindi bibazo bikomeye nk'utubuye tuza mu rwagashya, ibyuka mu mara, kwituma impatwe, kutihanganira ibiryo birimo amavuta n'inzoga ndetse n'izindi ndwara zibasira amara. Ikindi kimenyetso ushobora kubona kikakwereka ko umwijima wawe ushobora kuba uri hafi kurwara kanseri cyangwa se warwaye kanseri, ni ukubyimba mu ngingo. Kwangirika k'umwijima bishobora gutera amazi kwireka, cyane cyane mu birenge cyangwa se mu mavi. Indwara zibasira umwijima zishobora gutera impinduka mu buryo amatembabuzi n'ibindi binyabutabire bikorwa. Igihe rero imisemburo itaringaniye mu mubiri, impyiko kimwe n'umwijima bitangira gukora nabi. Igihe cyose rero ubona ibirenge bitangiye kubyimba bitari bisanzwe, wagana kwa muganga hakamenyekana impamvu iri kubitera. Reka turebere hamwe bimwe mu bizami bishobora gukorwa mu gushaka kumenya niba koko umuntu arwaye kanseri y'umwijima. Iyo ugeze kwa muganga bakeka ko urwaye kanseri y'umwijima, ushobora gukorerwa kimwe mu bizami bikurikira. Icya mbere bafata ni icy'amaraso. Bashobora gukora icyo bita CT scan, bashobora kugucisha mu cyuma bita MRI, cyangwa se bagakoresha icyo bita ultrasound cyangwa se ecography. Ibi bizami byose byo guca mu cyuma bigamije gutanga ishusho igaragara yuko umwijima wawe umeze, ndetse hakanamenyekana koko niba umwijima wawe ufite ikibazo. Hari ikindi kizami bita biopsy. Iki ni ikizami umuganga afata agace kamwe k'urugingo rw'umwijima, noneho bakareba niba umwijima wawe waba ufite kanseri. Nyuma y'ibizami nibwo umuganga ashobora kumenya urwego kanseri yawe igezeho, cancer stage, niba se yaba yaribasiye ibindi bice by'umubiri, aho yahereye naho igeze igihe yafataga ibizami. Ushobora kwibaza ute se kanseri y'umwijima iravurwa? Uburyo ivurwamo rero buratandukanye bitewe n'aho igeze. Biterwa kandi nanone n'uburyo umwijima wawe umeze, ni ukuvuga niba wari ukiri muzima mbere y'uko wibasirwa n'iyo kanseri, cyangwa se waba wari ufite ubundi burwayi bw'umwijima butari kanseri. Reka turebere hamwe bumwe mu buryo bukoreshwa mu gufasha cyangwa se mu kuvura umuntu urwaye kanseri y'umwijima. Uburyo bwa mbere ni uguhindura umwijima cyangwa se liver transplant. Aha birumvikana ko bagwa ugakurwamo umwijima urwaye bakaguha undi mwijima muzima, ni ukuvuga umwijima wavuye ku wundi muntu. Birumvikana ntabwo bagushyiramo wavuye ku gisimba. Hari ukubagwa bitewe n'urugero iyi kanseri igezeho, bashobora kubaga ku gace kafashwe bakagakuramo kugira ngo birinde ko ikomeza kugera hirya ahandi hatarafatwa. Hari uguhagarika amaraso ajya muri ka gace kafashwe na kanseri. Ibi rero bizwi nka embolisation. Abaganga bakaba bahagarika udutsi tw'amaraso tuyohereza ku turemangingo twa kanseri. Ibi rero bikaba bituma utu turemangingo tutabasha gukura kuko nta maraso aba akitugeramo.
Hari uburyo bwitwa chemotherapy, ni uburyo bukoreshwa kwa muganga mu kwica uturemangingo twa kanseri cyangwa se cancer cells cyangwa se kuduhagarika bakatubuza gukura. Ubundi buryo bukoreshwa ni ubuzwi nka ablation therapy cyangwa se ablation thérapeutique. Ubu buryo bwo ntibusaba kubagwa, ahubwo bakoresha uburyo bwo kwica uturemangingo twa kanseri mu mwijima. Bukorwa mu buryo butandukanye. Abaganga bashobora gukoresha ubushyuhe bwinshi, lazeri cyangwa se ubundi buhanga bukoresha imirasire cyangwa se radiation, cyangwa se kandi bakagutera indi miti igenda ikica ya kanseri. Nyuma rero yo kuvurwa umurwayi wa kanseri y'umwijima abagomba gukorerwa isuzuma kenshi kugira ngo barebe niba kanseri itaragarutse. Ni ngombwa kandi kureba neza ko bimwe mu bimenyetso twavuze haruguru bitagaruka, wabibona ugahita wihutira gusubira kwa muganga. Ibyo wakora rero mu kurinda umwijima wawe kwangirika, irinde kunywa inzoga nyinshi, n'ubishobora unazireke. Ni ngombwa kandi kurya ibiryo bisukura umwijima, aha twavuga nka tungurusumu, beterave, pome, avoka, brokoli, indimu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ngombwa kandi gufata amafunguro akungahaye kuri vitamine C kuko arinda kwangirika k'umwijima. Niba rero ubyibushye birengeje urugero, tangira ushake uburyo ugabanya ibyo biro. Ikindi usabwa ni ukwirinda kunywa itabi. Irinde kurya kenshi ibiryo bitunganyirizwa mu nganda birimo amavuta menshi kuko bibangamira imikorere y'umwijima. Niba urwaye diabete kandi gerageza kugira ibipimo bikwiriye by'isukari mu maraso yawe. Nyamara nubwo abantu bakunda kwibasirwa na kanseri y'umwijima, burya mu bimera turya hari ibifite ubushobozi bwo kuturinda kanseri y'umwijima no kugabanya ibyago byo kuba twayirwara. Reka turebere hamwe bimwe muri ibyo biribwa. Icyambere ni karoti. Karoti dusangamo glutathione, kikaba ikinyabutabire nyamukuru mu gusukura umubiri wacu, gikuramo ibihumanya bishobora no kubyara kanseri. Uretse ibyo kandi, karoti zinabamo beta carotene izwiho gufasha umwijima gukora neza no kuwurinda. Ikindi wamenya ni uko karoti ziriwe neza ari iziriwe ari mbisi, wazihekenye cyangwa se ukazirya kuri salade. Ikindi gihingwa ni beterave. Kimwe na karoti, burya beterave nazo ngo ni nziza mu mikorere y'umwijima no kuwurinda kanseri kuko zikungahaye kuri ya glutathione, zikanabamo kandi flavonoids nazo zifasha umwijima gukora neza. Bakatubwira ko kurya cyangwa se kunywa umutobe wa beterave ubikoze buri munsi cyangwa se igihe cyose ubishoboye ari ingenzi mu gutuma umwijima wawe ugira ubuzima bwiza. Hari imbuto zo mu bwoko bwa citrus. Izi mbuto zirimo amoko menshi, muri yo tukaba twavugamo amacunga, indimu, pamplemousse, mandarine n'izindi zinyuranye. Izi mbuto rero zizwiho kuba zikungahaye cyane kuri vitamine C, ikaba ari nayo iri mu bya mbere byongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Ibi rero ku mwijima bigufasha gutunganya ibyara uburozi ku mubiri ku buryo bisohoka vuba binyuze mu nkari. Hari inyanya. Inyanya nazo zikungahaye kuri glutathione, iyi twabonye ko ifasha mu gusohora imyanda no gusukura umubiri wacu. Mu nyanya kandi dusangamo iyitwa lycopene, ari nayo ituma inyanya zigira ibara ry'umutuku, ikaba ingenzi cyane mu guhangana na kanseri zinyuranye harimo iy'umwijima, prostate, iy'ibihaha ndetse n'iy'igifu. Kuzirya neza rero ni ukuzihekenya cyangwa se ukazirya kuri salade. Uhisemo kuziteka biba byiza kuzikatira ku byo kurya bihiye. Hari urubuto rwa avoka. Uko umwijima ugenda utunganya ibinure, ushobora nawo kubigenderamo ukangirika. Aha rero nusanga ya cirrhosis ishobora kubyara kanseri y'umwijima. Avoka rero nubwo nazo zirimo ibinure, ariko ni ibinure byiza bizwi nka monosaturated fat. Byaho kwangiza umwijima bikaba biwufasha mu kwisana nyuma yo kwangizwa n'ibinure bindi. Ibi rero bikaba biwurinda kanseri. Si ibyo gusa kandi kuko avoka ziri no mu mbuto zitagira isukari nyinshi. Hari pome. Muri pome dusangamo pectine iboneka mu gishishwa cya pome, ikaba ifasha mu gusohora imyanda n'uburozi mu rwungano ngogozi. Ibi rero bigatuma umwijima utaza kunanirwa mu gutunganya no gusohora imyanda kuko biba byasukuriwe mu gifu. Pome rero burya inakungahaye kuri fibre, zikaba zifasha umwijima mu gusohora uburozi n'imyanda ikorwa mu gihe cyo gusukura umubiri. Hari tungurusumu. Irya mpumuro ya tungurusumu iterwa nuko zirimo umunyungugu wa soufre. Uyu munyungugu rero ukaba utuma enzyme zo mu mwijima zikorana ingufu mu gusohora uburozi mu mubiri. Muri tungurusumu kandi dusangamo allicine ndetse na selenium, byombi bikaba bizwiho gusukura umwijima. Hari imboga rwatsi. Izi mboga ziri mu moko menshi. Harimo imbogeri, imbwija, imiriri,
dodo, epinari n'izindi zibamo chlorophylle ari nayo iziharira ibara ry'icyatsi. Naho rero mu mubiri wacu zikagira uruhare mu ikorwa ry'indurwe yo mu mwijima. Si ibyo gusa, imboga rwatsi zidufasha kuko zinafasha mu kuringaniza ibinyabutabire no guca intege uburozi buturuka mu miti yica udukoko, bityo bigafasha mu kurinda umwijima wacu ko wajyamo uburozi. Nubwo tuvuze kuri ibi biribwa, si byo gusa birwanya kanseri y'umwijima, ahubwo twaguhitiyemo ibyoroshye kuboneka kandi bizwiho ingufu kurenza ibindi. Ikindi kandi nuko ku mugore utwite, uwonsa ndetse n'undi muntu wese ufite uburwayi buhoraho, ni byiza kubanza kugisha inama muganga mbere yo kugira ibyo kurya ufata ku bwinshi cyangwa se ugabanya, ndetse na mbere yo kugira izindi nyongera ufata. Dusoza rero, kanseri y'umwijima yibasira cyane cyane abarwaye cirrhosis cyangwa se cirrhose, ya ndwara yo gucikagurika k'umwijima. Mu gihe unywa inzoga cyane, ni ngombwa kwisuzumisha nibura 2 mu mwaka ukareba uko umwijima wawe umeze. Umwijima kandi ushobora kwihanganira igihe kirekire uburwayi, ariyo mpamvu rero utinda kugaragaza ibimenyetso. Mu gihe rero wiyiziho kunywa inzoga cyane, kunywa imiti cyane cyangwa se kurya ibiryo birimo amavuta menshi, ni ngombwa gukoresha isuzuma nibura 1 mu mwaka. Abahanga mu buzima bavuga ko nubwo hari ubwoko 5 bwa hepatite, ni ukuvuga kuva kuri A kugera kuri E, hepatite B ndetse na C arizo zishyirwamo imbaraga bitewe n'uko iyo zitavuwe neza zitera ibibazo birimo n'indwara ya cirrhosis twavuze haruguru ndetse na kanseri y'umwijima. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO rivuga ko hagomba gushyirwa imbaraga cyane mu kugabanya ubwandu bushya bwa hepatite ku kigero cya 90%, kugabanya impfu zituruka kuri hepatite harimo izituruka kuri cirrhosis cyangwa se kanseri ku kigero cya 65%, gukora ku buryo 90% by'abafite hepatite B na C bapimwa, ndetse no gukora ku buryo 80% by'abakenera ubuvuzi babubona kandi bakabona ubuvuzi bakeneye. Ndagushimiye wowe twabanye mu kiganiro cyacu cya none. Komeza kubana natwe kuri General Knowledge Infotainment, isoko y'ubumenyi. Dusubire ubutaha. Imana ikurinde.